Ndabasuhuje bene data abo dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo, amaraso ya Yesu yadukuyeho umugayo wose ku babyemera. Imana nishimwe rero ko turi amahoro, ndi mwene so muri Kristo Yesu, Salomo iradukunda. Reka tuganire ijambo ry'Imana gatoya, dusengere muri ryo. Ni ijambo riri muri Yeremiya, ubuhanuzi bwa Yeremiya, igice cya 5 umurongo wa 14. Ijambo rivuga ngo nicyo gituma Uwiteka Imana Nyiringabo ivuga iti, ubwo bavuze iryo jambo, dore nzabahindura inkwi, n'amagambo yanjye nzayagira umuriro mu kanwa kawe azabatwike. Aya ni amagambo Imana yabwiye Yeremiya kubera Abisiraheli n'Abayuda. Imana yari yabakoreye ibintu bikomeye, ibakura mu gihugu cya Egiputa. Bageze mu butayu barirara, batangira gusambana, batangira gusenga ibigirwamana byo mu gihugu bari bagezemo. Hanyuma ngo umuntu akajya yivugira mu rugo rwa mugenzi we yagiye gusambanayo, kandi ibyo ngibyo bibabaza Imana cyane. Imana irababara, irarakara. Abahanuzi bo muri bo mu Bisirayeli no mu Bayuda batangira kuvuga ibinyoma. Hanyuma rero Imana irababara nanone ko bayibeshyera, ifata umwanzuro, ibwira Yeremiya iti, ngiye kubafata mbahindure nk'inkwi. Abo bahanuzi ngiye kubafata mbahindure nk'inkwi, hanyuma amagambo yanjye yo mu kanwa kawe nyahindura umuriro, ukongeze za nkwi bashye batokombere. Ivuga ibintu bizabageraho, ivuga ukuntu bazabatera, ivuga ukuntu ingwe zizajya zibatanyaguza, impyisi zikabatanyaguza. Hanyuma ariko ivuga yuko nibaramuka bemeye guhindukira izabababarira. Ku murongo wa 18 yaravuze ngo, ariko muri icyo gihe nubwo bimeze bityo sinzabatsembaho rwose, niko Uwiteka avuga. Ahangaha rero nagomba twibazira ijambo, niba Uwiteka ashyize amagambo atyaye mu bantu b'Imana, hanyuma abakora ibibi akabahindura nk'inkwi kugira ngo ya magambo atyaye atwike izo nkwi, umuriro ubatsembeho, twebwe twibaze ngo turi gukora ibyo gukiranuka. Ibaze ngo uri gukora ibyo gukiranuka ku buryo Imana idateze kuguhindura inkwi, ngo amagambo atyaye yo mu bantu b'Imana atwika akugurumize ushye utokombere. Nahawe nahanjye ho kwitekerezaho, tugakora ibyo gukiranuka, umuntu wese agashaka uko yamenya ibyo Umwami Imana ashima kugira ngo atunganire Imana. Umuririmbyi wa 388 yaravuze ngo, tunganire Imana ubudasiba, jya uhora uyisenga kandi uyumvire, jya ubana n'abayo ugwize urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Nta soni rero zindi ukwiye kugira uretse iz'ibyaha byawe, uretse iz'ibyaha byanjye. Nahanjye kugira ngo nitekerezeho, menye ngo ese niba Imana igiye gufata inkozi z'ibibi ikazihindura inkwi, hanyuma ikazana umuriro uvuye mu kanwa k'abayubaha ugatwika za nkwi, njyewe ndi mu wuhe mwanya? Ndi mu bazaba inkwi, cyangwa ndi mu Imana izashyira umuriro mu kanwa? Itekerezeho nanjye nitekerezeho, hanyuma nitumara kwitekerezaho aya magambo akure muri twebwe. Hanyuma ntago ari njye uri buhe igisubizo ugihe Imana, uyibwire ngo ndifuza yuko naba mu mubare w'abakubaha, kugira ngo sinzashye nk'uko ijambo ryawe ribivuze. Ibyo rero birasaba iki? Birasaba ko umuntu akora ibyo gukiranuka. Ibyo gukiranuka ni ibihe? Ni ugukunda kubabarira, niko Imana yabinyujije mu muhanuzi wayo, arabyandikisha, witwa Habakuki. Ni ugukunda kubabarira no kugendana n'Imana wicisha bugufi. Rero ibyo ngibyo nibyo byo gukiranuka. Yavuze amagambo akomeye, iravuga ngo amategeko yose nyakubiye mu mategeko 2: ukunda Imana kuruta byose n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'intege zawe, hanyuma uhejeje ibyo ngibyo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Rero ibyo bintu muri ino minsi ntabwo bidushobokera. Ukunda mugenzi wawe ntiwamuvuga, ntiwamwifuriza ikibi, nta. Mbese Imana iduhe kuyikunda. Uyikunda ntabwo wajya gusambana, ntiwajya kwiba, ntiwajya kuroga, ntiwajya mu bugambo. Ibyo byose biva ku kuba twishe ayo mategeko uko ari 2. Nimuze rero
rero dukiranukire ahiherereye n'ahatiherereye, aho batureba n'aho batatureba, bityo Imana itazaduhindura inkwi, kandi duhindutse inkwi hari abo izaba yashyize amagambo atwika y'umuriro mu kanwa kugira ngo batwike za nkwi. Rero nahanjye nahawe kugira ngo dukore ibyo gukiranuka, natwe tuzabarirwe mu mubare w'abakiranutsi. Urumva wahindutse nk'uko umuriro wakugira. Rero biradukwiye ngo dukore ibyo gukiranuka kugira ngo tubarirwe mu mubare w'abakiranutsi. Imana nibahe imigisha. Shalom shalom. Umwami Imana yacu turagushimiye, tugushimiye yuko uvugiye hagati muri twebwe. Rero nudushoboze gukora ibyo gukiranuka, umuntu wese uri aha ngaha akora ibyo gukiranuka kugira ngo tuzasohore kwa data utwifuza tutanduye ahubwo twera. Dushoboza gukora ibyo gukiranuka, tugukunde kuruta ibindi byose, hanyuma dukunde bagenzi bacu nk'uko twikunda. Ibyo ngibyo bizadufasha kubaho dutunganiye Imana ubudasiba, hanyuma nayo izadusohoze mu bwami bwayo tutagiye muri uyu muriro utazima. Urakoze ko ubishoboza abera bawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen 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 amen. Imana ibahe imigisha. Nari mwene so Salome Iradukunda.